Reka nongere ngusuhuzana ariko ngwani ikaze umukunzi wacu dahema kudukurikirana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uruwagaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora mu bambere kugira ngo buri gihe cyose dushizeho inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona gatanu kuri gatanu. Tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Nongeye kuguha ikaze rero munyemerere mu ntiza umwanya mutoya kugira ngo tubashe kurambura izi page z'aya makuru agezweho kuko amakuru yakasa mutwe dore ko tuba twabagereye mu bwiru tukabasha kubazanira amakuru yo mu bihugu bitandukanye muri diplomasi, politique, siporo ndetse n'ahandi hose. Uyu munsi rero turaza kwibanda ku makuru y'imyigaragambyo ari kubera hariya muri Uganda. Bamwe mu rubyiruko rwinshi cyane rurimo kwigaragambya ruri kurwanya ruswa ngo yabashije kubata kiriya gihugu bikabije. Turaza kwerekeza hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse tutibagiwe n'umurwa mukuru Kinshasa aho Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze kuba yakwirukana bamwe mu bavuzwe mu nama yabereye i Kampala ejo bundi hashize aho bari bagiye kumvikana na M23 mu nama y'umushikirano kugira ngo babashe guhosha ikibazo cya hariya mu burasirazuba bwa Kongo aho M23 imaze iminsi iri gusakirana bikomeye n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC. Teka tukubwire ko rero bamwe mu rubyiruko rwa hariya muri Uganda babyukiye imihanda barimo kwigaragambya bamagana ruswa yamaze kubata kiriya gihugu, ari nako leta yahise ipanga operasiyo inyanyagiza abapolisi ndetse n'abasirikari mu mihanda kugira ngo babashe kuburizamo iyo myigaragambyo. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko rumwe mu rubyiruko rwagiye rutangaza ku social media yagiye atandukanye ko bagomba gukora nk'ibyo bakoreye William Ruto, ko bagomba gukora imyigaragambyo nta kabuza aho ngaho ni hariya muri Uganda. Urubyiruko rukaba rwari rwakereye imihanda rwambaye rwose ubona ko rwambariye urugamba, bamwe dore ko baniyahuraga mu biti yakasi cyangwa se icyo twakwita nk'imyotsi ziryana mu maso. Polisi yari irimo gukoresha itatanya abantu nubwo bitaje koroha habe na gatoya kuko kugeza ubu ngubu hari imibare ibarurwa n'ikigo gishinzwe ubuzima. Kugeza ubu ngubu harabarurwa abana bagera kuri 35 babashije kuba bajyanwa ku bitaro batameze neza ku mivurungutano cyangwa se ku muvundo wabaye, aho polisi yari irimo kugerageza kubasha kuba yabatandukanya kugira ngo biburizemo imyigaragambyo yari yateguwe n'uru rubyiruko rwa hariya muri Uganda. Kugeza ubwo urubyiruko rwafashe icyemezo cyo kujya kwigaragambiriza ku nteko ishinga amategeko, ari naho Museveni yahise afata ya mbere akavuga ko ntago bikwiye habe na gatoya, yohereza ingabo nyinshi cyane babasha kujya gutatanya bamwe muri urwo rubyiruko harimo n'abamama n'abapapa, aho bagiye bagira bakabanyanyagizamo ibyotsi biryana mu maso nyine bakabasha kubatatanya bakabasha kuburizamo imyigaragambyo. Nubwo amakuru dukurura kugeza kuri iyi saha bivugwa ko hari uduce twagiye tuberamo imyigaragambyo rwihishwa k'agace ka Masaka, Mbarara ndetse na Ndungamo, aho ngaho ngo habereye imyigaragambyo nyine, ariko polisi ubwo yari hugiye kutatanya bamwe mu rubyiruko bagiye kwigaragambiriza hariya nyine ku nteko ishinga amategeko y'igihugu cya Uganda. Bamwe mu rubyiruko bagiye kwigaragambiriza muri utwo duce dutandukanye barimo kwangiriza ibikorwa remezo, gucana amapine mu muhanda ndetse no gufata ibyapa bakabikubita bamwe mu bayobozi, ibyapa byanditseho twamaganye ruswa. Kugeza ubu ngubu rero igihugu cya Uganda kiri mu shiraniro, aho mu minsi ishize Museveni yimitse umuhungu we akamugira umugaba mukuru w'ingabo. Bamwe mu baturage ntibabyumvise rumwe kuko bamwe mu baturage batangiye kwandika bavuga ko barambiwe ubutegetsi bw'igihugu, ko Museveni kugira umuhungu we umugaba mukuru w'ingabo ari uburyo bwo kugira ngo amugire perezida cyangwa se azamusimbure ubwo azaba avuye ku perezida kuyobora kiriya gihugu cya Uganda. Reka iby'imyigaragambyo zo muri Uganda tubisubikira ahangaha tunyarukire hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi Kongo.
Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagaragaje ko umuntu wese wabashije kuba yagaragara muri iriya nama y'ubuhuza ingabo z'igisirikari cya M23 cyageranye n'abacurabwenge n'abanyamabanga bakuru ba leta ya DRC aho ngaho ni hariya Kampala muri Uganda, aho bari gushakira ikibazo cy'umutekano muke uri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi Tshilombo we yavuze ko umuntu wese wagaragayemo aho ngaho muri iyo nama, muri ibyo bitekerezo byose batanze, ko we amufata nk'umugambanyi, dore ko we atigeze yifuza kuganira na M23, nubwo byagiye bigaragara ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atigeze ashaka cyangwa se yifuza kuba yaganira n'uriya mutwe wa M23, ariko bamwe mu bayobozi bakomeye bagiye bamugira inama bamubwira ko ariyo nzira iganisha ku mahoro cyangwa se aribwo buryo bwonyine bwabasha kugarura amahoro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubabwire ko dukomeza gushungura tubashakira amakuru, ndetse kaho we amakuru turaza kuyagarukaho. Bamwe mu bagiyeyo, wowe icyo usabwa ni ukubana natwe kugira ngo tujye tubasha kukugezaho amakuru yizewe kandi meza. Nitwa Sindi Nkabo Fred.